banze dusubize ikibazo cy'ubuzima cy'aba bantu. Ese twagiye kubasuhuza abakunzi bacu hano kuri news. Tureka aho muri hose mumeze neza, Imana ikomeje kubarinda mu buhagarike bwayo. Uyu munsi tubazaniye amakuru ari gusirikira hano ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru turi kubazaniye ni amakuru ari kuvugwa cyane ku hantu henshi hatandukanye, urajya kuri Twitter, urajya kuri Instagram, urajya kuri TikTok, urajya kuri YouTube, urasanga abantu benshi bagize ikintu yakoraho. Amakuru yacu turata trending ku binyamakuru tuyaheraho. Perezida wa Repubulika yashyize umucyo ku bijyanye n'amayoga atujuje ubuziranenge. Yashyizeho umucyo ko icyambere ari abantu. Mbere yuko ngera kuri ibyo bindi by'inganda by'abakozi, tubanze dusubize ikibazo cy'ubuzima cy'aba bantu. Ese turashaka inganda n'abakozi bazikoramo bari buhitanwe n'ibikorerwa muri izo nganda, cyangwa turashaka ibihitana abantu batwaye mu nganda kugurisha ibikenewe n'izo nganda, ukajya muri izo nganda ugatwara ibyo inganda zikoresha, warangiza wataha wakwifuza gufata ku byavuye mu byo watwaye mu nganda ukahagwa. Ibyo ni ubuzima abantu bakwiriye kuba bemera bakurikira. Ariko noneho wenda turavuga ibya hano gusa, nabyo kandi bifite agaciro, ari nabyo duhereyeho. Ibyo binyobwa byica abantu nta nubwo ari ibikorerwa hano cyangwa ibituruka hano gusa, hari n'ibituruka hanze. Ibituruka hanze bizanwa bituje ubuziranenge bikica abantu. Maze mu kwica hari uburyo butandukanye. Hari ibibica uwo munsi, icyo cyumweru, hari nabo bizica nyuma y'umwaka. Kwica buhoro ukagenda uko binywa bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka. Ibyo rero ntabwo ndumva neza igihe umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda, atekereze abantu bakora muri izo nganda, ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi, nk'uko mubibona. Umunyakenya witwa Criticeni ukora comedy wisabiye Perezida wa Repubulika amusaba imwe ahita amwemerera ebyiri. And lastly, Mr. President, you know, my father usually say that he believes that content can take people places. For me, I just request a selfie to go and show him that I met the president of Rwanda. Yes. And I give you two. Do I have to stand or you'll do it just... Intangazo mu Rwanda, amakuru ari gusirikiraho cyane ni intambara y'amagambo iri hagati ya Gasuku na Yago. Turi kwibaza, Gasuku aragira ati yewe namaze no gukatisha itike ndayifite. Yago ati nanjye numara kumbwira uzabwire Gayeri nzaba ndi tayari. Reka mbereke akantu gato bateranyeho amagambo. Ndatekereza naho intambara iri hafi ubu ngubu. Turashaka kuzareba, tugiye guca amagambo tuvaneho kujya tukwiga bavuga baterana utugambo no. Noneho ubu ngubu ibikorwa bigiye ariko so kweri mutambeshye. Murabona kweri umuntu bita Yago kweri Yago nari yamagara ako bantu rebe ndumwe mu bantu babyibushye pe ndabyeme ako rebe uburyo magara ndi fit imeze neza cyane noneho ingendo ni nk'ibijuye unaipata Yago uri tayari
uri tayari? Haba ukibona ibikezi ingumi ya gatatu kabiraje my god that bikezi indi nkuru iri kuvugwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ishobora kuba atari nshyashya. Ni ahantu Nsabi yari ari, umunyarwenya wo mu Rwanda Nsabi yari ari muri show yo ku muhanda, bamubaza ikibazo ku bihembo ari 100,000. Icyo kibazo kimubera ingorabahizi. Ishobora kuba yarakozwe kera, ariko ubu ngubu nibwo iri gusirikira, nibwo nabonye abantu benshi bari gukora reaction yo kuvuga ngo kumbi abantu bari gukritika ku mashuri yize. 100,000 byo gusubiza ikibazo ntago ndi tayari, ariko ndagisubiza ndakihambiraho. It's about to go down. Sabe bitese? Isawa. So ngiye nitwa Latifa, mvuye muri Rujama Fund Shop. Hano mfite ikibazo nshaka kukubaza. Nugisubiza neza uratsindira cash 100,000 uva muri Rujama Fund Shop. Uri tayari? Ntago ndi tayari, ariko ndagisubiza ndakihambiraho. Reba kuri iyi foto. Uvuye ku mutwe w'ipusi kugera ku giti. Birapima santimetero 200. Noneho ipusi igiye hejuru y'igiti biri gupima santimetero 300. Urumva iyi pusi y'ubwayo yonyine iri gupima santimetero zingahe? Ubwo nukuvuga ngo harimo ikinyuranyo. Uri kuvuga ngo makanya ntoresha ubwonko buke. Muraho mikoro ntago ngiye kuvuga. Cyakunaniye nyihera undi. Bo katurebe. Uretse mwereke. Ugiye? Anze sha. Iwacu nta muntu wigeze yiyahuye. Iwanyu bari yahuye se? Ipusi ifite okay. Daje none. Urashize none. Nsaye amafaranga ndayihera umuntu wo muri comment. Uretse giye gukunda buretse. Singiyi. Ipusi yonyine, sipusi yonyine wambaje ifite 28 santimetero 28. Bitije imibare nakuzana. Kajyana ziba. Are you sure? Zisi imibare si ibintu biri kugaragara. Abantu muri comment ndashaka mucima Kansabi igisubizo asubije nicyo cyangwa yagonze mu kintu. Ndongera neranye ibindi. Ako nubundi kuva kesha imibare mana. Iyi nkuru yarikoroje ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru ya Minisitiri w'Ubugande yagiye gusura ahantu, Minisitiri Baramu yagiye gusura ahantu ku kigo cy'ishuri. Ajya mu gikoni ahantu ku gikoni cy'ishuri arumirwa. Minisita noneho ageze ku kigo cy'amashuri, ariko ajya mu gikoni asanze nta n'umutetsi uhari. Arafunguye wagira ngo asanzwe akora ahangaha. Arinjiyemo indani asanze nta mutetsi uhari. Akigeramo abonye isafuriya ebyiri. Minisita abaza umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wari uri aho ati ese umutetsi ari hehe? Ndaramubwira ati ndabona atari aha hafi. Aravuga ati munshakire umumpamagarire. Arinjiye na wa mwana w'umukobwa aramukurikira, mubaze cyangwa mugenda amusobanurira. Harimo aramubaza ati se ibi nibyo bishyimbo abana bari burye ikigo cyose? Kuko twari dushyimbo duke bifatika cyangwa se mu buryo bugaragara. Undi nawe aramubwira ati ni ibyo ngibyo. Umwana nawe urabona ko yumi warebye udushyimbo batetse, aravuga ati hari turashonje inzara ntiri buze gushira. Umukwikwi rero nguyu yahageze aramubaza se ibi ni byo mwatekeye abana? Kaniko kawunga n'ibishyimbo mwatekeye abana? Undi ati ni ibyo ngibyo. Urabona biri wahaze? Ati nanjye nibyo wabampaye bosi, nta kundi nabigenza. Urumva ko umukwikwi arengana, nta kindi kintu afite nyine yabihinduraho. Ariko Baramu arashobewe cyane, aribaza uburyo abana bari burye tuno turyo tungana gutya bakicara mu ishuri bakiga, nyamara n'akayabo leta iba yageneye amashuri. Nawe ndebera. Inkuru yacu tuyisoreje n'ubundi mu Bugande, hari minisitiri yagiye kuzajya gusura ukuntu abantu bari kurwana no kurangiza gukora umuhanda batari barigeze bakora. Ni ibitangaza. Mwetenda kulaba olaba ki kicho olaba ekyo kankiwunzike olaba ki mwetenda okulaba olaba ki ekyo yogera kyolaba ki nkizeyo gye kibadde kankikyuse olaba ki kati saawa zi kikyolaba. Kubana turabashimira kubw'umwanya wanyu muba mwakoze. Turabasaba mukomeze mukore like, comment and subscribe ku batarayikora.
turabibutsa ko tubagezaho ibiganiro bitandukanye twebwe ibyo tubona bigezweho cyangwa ibyo tubona. Intego yacu ni ugutuma turabiinforma kandi tukaba twanabasetsa. Turabasaba kudukurikira gusa, mugatera comment, mugatera like, mugasharinga n'abandi bakabireba. Murakoze, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.